ndahamya ko nta kizadutandukanya na kimwe habe mu byago, indwara, inzara n'imibereho mibi nibibaho, nzabyihanganira keretse urupfu rwonyine ari rwo ruzadutandukanya. Imana izabimfashemo. Reka nsabe Blaise kugira ngo atwikure umugeni kugira ngo tuze kurahira. Yabonye ko ari we niko kwiza, akurebe hanyuma umukureho. Niba uvuga, niba uririmba, niba uceceka, sinzi kiri ku mutima wawe. Unezeza imitima, uhanagura amarira. Unezeza imitima, uhanagura amarira. Twongere Imana amashyi menshi. Abonye ari we, yataza kubona ari we ntiyari kumuhobera. Niyo mpamvu reka dusabe Blaise rero kubw'indahiro. Paraza kugufasha mikoro, hanyuma uzamura ukuboko, hanyuma uze gusoma izo nyandiko. Zamura ukuboko kw'iburyo. Yewe Ndahiro Blaise nemeye imbere y'Imana gushakana nawe uzamukunda Beatrice, mubera umugabo no kubana nawe akaramata nk'umubiri umwe. Nzamukunda nk'umubiri wanjye mu bitekerezo, mu burangamutima no mu mwuka. Nzamukomeza mu bihe bibi, mube hafi mu bibazo, mubabarire nacumura. Nzamwubaha, mutega amatwi, tuzafatanya mu mugambi wo kubaka urugo rwacu. Ndahamya ko nta kizadutandukanya na kimwe habe mu byago, indwara, inzara n'imibereho mibi nibibaho, nzabyihanganira keretse urupfu rwonyine ari rwo ruzadutandukanya. Imana izabimfashemo. Twongere Imana amashyi menshi. Hari ikintu natekereje kubera izi ndahiro. Pare aza yihangana, azane telefone azifotore, aziha umugabo warahiye. Noneho umuntu agenda azibike muri fayiro ye, nazaza yumva akamukoroze aje gusoma. Kuko hari ibintu abantu baza barahira imbere y'Imana, ariko mwumvise, nacumura nzamwihanganira, nakena nzamwihanganira, twabyara tutabyaye. Izi ndahiro nizo kubika mu bipapuro aho mu ngo. Niko bimeze. Tumvise ko bikomeye, ariko Imana ishimwe ko twarangije ku kintu kivuga ngo Imana izabimfashemo. Reka twongere Imana amashyi menshi, hanyuma tuze kumva na mugeni nawe arahira. Njyewe uzamukunda Betty, vuga cyane mama, uzamura ukuboko kw'iburyo. Njyewe uzamukunda Betty, nemeye imbere y'Imana gushakana na Ndahiriwe Blaise, mubere umugore no kubana nawe akaramata umubiri umwe. Nzamukunda nk'umubiri wanjye mu bitekerezo, mu marangamutima no mu mwuka. Nzamukomeza mu bihe bibi, mube hafi mu bibazo, mubabarire nacumura. Nzamwubaha, mutege amatwi, tuzafatanya mu migambi yo kubaka urugo rwacu. Ndahamya ko nta kizadutandukanya na kimwe, haba mu byago, indwara, inzara n'imibereho mibi nibibaho. Nzabyihanganira keretse urupfu rwonyine ari rwo ruzadutandukanya. Imana izabimfashemo. Reka twongere Imana amashyi menshi. Imana izabibafashemo. Imibereho mibi niba muzabyihanganire. Ntanakubwira umugabo ngo ntazi gushakisha nk'abandi bagabo, uzareka amagambo atari meza. Araba ari mu kubwira abagabo ngo inkambi iraruta umugabo. Ngo urarutwa n'inkambi. Amagambo mabi cyane. Reka bampe izo mpeta, ibihenti bikatumara imbaraga z'umutima, sibyo? Inkambi yoruta umugabo. Aka abantu bazavuga amagambo yewe. Wewe urarutwa n'inkambi. Tuje mu nkambi ntacurico, tugende nyabona.
ibiro 5 za kawunga ngo birutishije amagara y'umuntu. Imana izibabarira abagore batazi Imana. Izi ni impeta, sorry, takibazo. Izi ni impeta murabona ukuntu zimeze, ikaba ari ikimenyetso gikomeye bagiye kwambikana, igihamya gikomeye yuko amagambo bavuze agomba gushigwa ikimenyetso. Reka tuzisengere kugira ngo zizagire icitegerezo ciza bazitanzemo cyangwa urugero rwiza abari ku rugo rwabo ruzamera. Data mu izina ryawe Yesu, turagushimye turaguhimbaje, ni wowe uzutuma urugo rubaho kandi ugatuma rukomera. Erega utubatse nta cyabasha kubakika, utakomeje nta cyabasha gukomeza. Turasaba Mana ubwo bagiye kwambikana izi mpeta Data, iki kimenyetso gikomeye cy'umubano wabo cyo kumvikana kwabo Data, hazaboneka ibintu bidasanzwe, ntiyakagira imbaraga z'umwijima zizinjira, ntiyakagire mirasire ya Satani izagera kuri uru rugo. Uru rugo ruzubahwe n'abantu bose, uru rugo ruzakundwe n'abantu bose. Umugisha w'Imana uzarugote iburyo n'ibumoso. Asandi kukomeza kubagirira neza mu izina ryawe Yesu, amen. Hanyuma Breza araza kwambika Betty kuboko kw'ibumoso kwa kabiri, urutoki rwa kabiri. Sinzi amagambo uza kuvuga ari ku mutima, niba uceceka, niba uririmba, niba ugira ute. Betty aba ari we babanza kwambika, narebe Breze, reba Breze, hanyuma mu rutoki rwa kabiri kugira ngo agire icyo avuga, niba aceceka niba avuga. Breze ni ubanza. Njyewe Ndahiriwe Breze, mwambitse ino mpeta, nemera ko umbera umufasha, nzagukundira umuryango, nawe Imana izabimfashemo. Murakoze. Ako kantu ni sawa ko kumukundira umuryango, niko abadamu bakunda. Betty uzakamwibutsa, uzugarura filime ushiremo muri Roland umwereka ati reba hariya uko wavuze. Reka twumve na Betty nawe ikiri ku mutima akivuga urutoki rwa kabiri. Zamura cyane kugira ngo amafoto azagaragare neza. Jewe uzamukunda Betty, ambitse impeta nk'ikimenyetso ko nzakubaha, nzagukunda, nzagukundira umuryango n'inshuti. Imana izabimfashamo. Reka twongere Imana amashyi menshi. Aya magambo arakomeye. Reka dukomere Imana amashyi kuko Imana izabashoboza mu by'ukuri. Reka nsaba abashumba tutaragira ikindi dukora mutambuke kugira ngo tuze kubasabira izi ndahiro cyangwa izi mpeta n'ibi byose babagiye barahira. Nta kintu cyabidushoboza, Bibiliya zivuga dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Haba mu ruhande rw'umugabo cyangwa umugore ntibabasha batabahawe n'imbaraga za Mwuka Wera ngo azabafashe muri ibi bihe byose. Hanyuma diakoni nadufashe. Breza araza gupfukama hariya na Betty hano muze guhuza ibiganza, hanyuma tuze kumva